Minisitiri w'uburezi arasaba ababyeyi kohereza abanyeshuri ku mashuri ku gihe kuko iyo bidakozwe bitera igihombo bityo ngo abatazabyubahiriza bazirengera iki gihombo. Juventine Muragijemariya yafatanyije na Safari Desire. Arambaza se wamuhaye argent de poche, wamuhaye agatike ngo sawa urakoze, ubu ngubu turamugeza mu kigo. Kuri Pele Stadium amarembo yafunguye saa 2 za mu gitondo. Umubyeyi arahagera azanye umwana agasabwa gusigara hanze, umunyeshuri agahita ajya mu maboko y'abakorerabushake ndetse n'abashinzwe umutekano bakamwinjiza muri bisi bitewe n'icyerekezo umunyeshuri agiyemo. Ibi byose birashimwa n'ababyeyi. Genda gutya mu byiciro nabyo byaratunejeje kuko mbere uburyo byari riho byabaga ari akavuyo, ari akavundo, ugasanga muri gare bimeze ukuntu abana bakahavunikira izuba no kuba batamenyereye, ariko umwana bazika ari igihe agendera biteguye neza cyane rwose biba ari byiza. Nk'ubu hari undi usigaye mu rugo nawe tuzi ko umunsi we nugira azaza akagenda neza nta kibazo. Umwana woherezaga umwana ukaba uzi ko wenda adashobora no kugerayo, cyane cyane abana bakangirikira no mu mihanda, aho kugira wizeye ko umwana agiye ku ishuri yadeviye yigendeye kurara ku muhungu wamushukiye mu nzira, ariko ubu turagenda ukaba uzi ko umwana ashyitse mu kigo. Ku giti cyanjye Minerivare birakomeye cyane kuko si umwana umwe mba nigisha, ariko ikindi kintu leta y'u Rwanda yadushyiriyeho ngo tuzajya twishyura make umwana abashe kugera ku ishuri dusigare dushaka yandi, nacyo ni ikintu cyo gushimirwa. Ababyeyi bavuga ko nubwo habaye iminsi mikuru ariko ngo ntibibagiwe ko abana bazasubira ku mashuri, bityo ngo bagiye bajyanye n'amafaranga y'ishuri. Ureba ku ruhande iminsi mikuru ntiwananirwa kuyikora, ariko uziganamanya nuko umwana agomba kujya ku ishuri. Byose rero twabishyize hamwe, iminsi mikuru irakorwa bigenda neza, n'ibijyanye n'abanyeshuri nabyo nta kibazo tugizemo, twarabyiteguye rwose. Ariko ku ishuri babiduteguza kare bakaduha ababyeyi, ubwo rero ukarya bonane na Noheli wizihiza umwaka uzirikana ko umwana azasubira ku ishuri. Nubwo bimeze uko ariko abanyeshuri siko baje bose kuko hakiri bake ugereranyije n'abagomba kugenda. Nsengimana Joseph, Minisitiri w'uburezi, ashingiye kuri ibi yaboneyeho gusaba ababyeyi kujya bohereza abana ku mashuri igihe cyagenwe kuko biteza igihombo iyo bidakozwe. Ahubwo gwera ubu ngubu kujya mbere igihombo kizakishyurwa n'abatoreje abana babo ku gihe. Ubwo rero ababyeyi batwumva badukurikiye babakurikiye turabashishikariza ko bazana abana babo ku gihe kugira ngo ibi bigende neza, kandi mwibuke yuko abana bagomba kuba bageze hano saa 9. Impamvu dushaka ko bagera hano saa 9 no kugira ngo mabisi bageze ku mashuri utarira cyane, kuko hari igihe batinda ugasanga bagezeho saa 6 z'ijoro cyangwa se mu gicuku. Ibyo rero ntabwo ari byiza ku bana. Rwose babyeyi mudukurikiye mutwumva, mwohereza abana banyu ku munsi bagenewe kuza, kandi mubohereze hakiri kare kugira ngo bashobore kugera ku mashuri hakiri kare nabo. Ku ikubitiro ibigo byo mu turere twa Muhanga na Ngoma nibo babimburiye abandi kutangira amashuri. Kujya ku mashuri birakomeza kuva kuri wa gatandatu kugeza ku wa mbere bitewe n'uturere abanyeshuri bajya kwigamo. Juventine Muragijemariya, i Kigali.